uyu munsi tugiye kwiga nk'uko bisanzwe, turiga isomo ryitwa ururimi. Ururimi, ntekereza ko buri muntu wese afite ururimi. Yego, mu buryo bw'abantu tuzi ko ururimi ni inyama iba mu kanwa, sibyo? Mu kanwa k'umuntu cyangwa se akanwa k'inyamaswa, rugakora umurimo wo kuvuga, ijwi rikumvikana, kuvanga ibyo kurya mu kanwa no kubiyobora mu nzira y'igogora. Ntekereza yuko namwe ariko muzi ururimi. Ururimi kandi rukoreshwa bavuga, ugasanga abantu runaka, abantu b'ubwoko runaka cyangwa b'igihugu runaka bahuriye ku rurimi, ikaba ari uburyo bumvikanyeho hagati yabo bw'itumanaho, bikitwa ko ari ururimi kubera ko bikoreshwa bavuga, ari itumanaho ryo kuvuga. Niyo mpamvu muzumva tuvuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda. Yego, ururimi rubaye ari urunguru rwo mu kanwa, urw'ikinyarwanda rwaba rusa rute? Ntabwo mwumva ko ari indi mvugo nshya ije? Ururimi rw'igifaransa rwaba rusase n'ururimi rw'inka, rwaba rusase n'ururimi rw'ihene? Numva ko ari imvugo runaka. Habaho n'ururimi rw'icyongereza, habaho n'ururimi rw'amarenga. Ubona abantu bafite, sinzi ukuntu hari ibintu nsigaye nirinda kuvuga kuko ntazi uko bihindagurika mu kinyarwanda, bavuga ngo niba ngo umuntu abana n'ubumuga bwo kutavuga cyangwa umuntu afite ubumuga. Nsigaye nirinda kubivuga kuko nta ikinyarwanda gihora gihindagurika. Bishatse kuvuga yuko aho ibyo byose bari kuvuga ururimi, cyangwa se n'imirimo ikoreshwa urwo rurimi cyangwa inyura muri iyi nzira yo mu kanwa bikitwa ururimi. Abantu bakunze kuvuga ko ururimi ari inyama yigenga. Bishatse kuvuga ururimi ibyo rukora rwose, byaba ari ukuvuga, umuntu yemerewe kuvuga ibyo ashatse n'uko abishatse, cyangwa se imirimo yose rukora rurikoresha. Abantu bagakuramo imvugo ivuga ngo ururi ni inyama yigenga. Yego, ariko iyo mvugo dukwiye kuyigiraho ikibazo. Nanjye nifuza ko buri muntu wese yibaza, dukurikije uko dusobanuye ururimi. Yego, ese ni Imana nibyo yita ururimi? Twasobanuye ko ururimi ari inyama iba mu kanwa, iboneka ku matungo, ku nyamaswa, ku muntu. Hakaba hariho n'imvugo abantu bihaye zituma bumvikana mu itumanaho, nabyo bakazita ururimi. Ese ni Imana nibyo ngibyo yita ururimi? Muri mwebwe nta wafadufasha ngo atubwire icyo Imana yita ururimi? Ntawe? Iby'Imana rero tubimenya dukurikije ibyanditse muri Bibiliya. Nta handi twabikura uretse mu gitabo cya Bibiliya. Reka dusome mu Bakolosayi igice cya 2, Abakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 17. Haragira hati, nuko rero ntihakagire ubacira urubanza ku by'ibyo murya cyangwa ibyo munywa
cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. 17 kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Haleluya. Byumvikane ko ibi bintu dukora, ibi bintu tubona bigaragara ku maso ni igicucu. Haleluya. Dufata urugero iyo ubonye nk'igicucu cy'umuntu kiri kugenda gutya, byanze bikunze haba hari umuntu. Ego, niba ubonye igicucu cy'igiti, byanze bikunze hari igiti. Ego, niba ubonye ururimi, ego, byanze bikunze hari ururimi rw'ukuri rwo mu ijuru, ari by'Imana yita ururimi. Niba turi gusoma muri Bibiliya ururimi, urunguru rwacu dufite cyangwa ibyo twebwe twita ururimi ni igicucu cy'urwo rurimi. Haleluya. Nukuvuga ngo rero twebwe tumenye igicucu cyangwa tumenye icyo gicucu kiri kugaragaza. Haleluya. Nk'abantu b'Imana tumenye igicucu cyangwa tumenye icyo gicucu cyaturutseho. Murabyumva mute? Haleluya. Ko mutasubiza. Tumenye igicucu cyangwa tumenye icyo gicucu cyaturutseho. Usanga abantu benshi bagendera muri icyo gicucu, bavuga ururimi agahita atekereza urugo mu kanwa, urw'inka, urw'inyamaswa iyo ari yose. Kumbe Icyorezo kiratubwira ko ibi tubona, ibi dufite mu isi ni igicucu cy'ibyo mu ijuru. Bivuze yuko umuntu uzi iby'Imana neza ntabwo ari uwuzi ibi bigaragara, ahubwo ni uwuzi bya bindi bitagaragara, kuko ibiri kugaragara ni igicucu cy'ibyo mu ijuru, kandi Imana iba mu ijuru, iby'Imana biri mu ijuru. Ubwo rero umuntu uzi Imana, umuntu uzi ugendera mu by'Imana, umuntu uri gukora iby'Imana ishaka, ni wa wundi uri kumenya ibyo mu ijuru apana ibyo mu isi. Ego, ikintu rero kiduteranyirije hano ni ukugira ngo tumenye ibyo mu ijuru, ni ukugira ngo tuve ku gicucu tumenye icyo gicucu kiri guturukaho. Ego, reka mbahe urugero rumwe. Iyo tuba dufitiye ikibaho hano twari bushushanye, ariko Imana nidufasha kiraza kuboneka kiri mu nzira cyiza. Ariko dukoreshe buri muntu wese afite umunwa. Ego, ufate use nkaho ushushanyije umunwa kino gihande gutya, imbere usa nkaho uhereye ku zuru cyangwa munsi yaryo, hakurikiraho umunwa. Ego, umunwa tugira uwo hasi n'uwo hejuru. Ego, iyo weguye umunwa wo hasi n'uwo hejuru uhita ubona iki? Amenyo. Mbere yo kugera ku rurimi ubona amenyo, hanyuma wava ku menyo ukabona ururimi. Muri kubona ukuntu ururimi rurinzwe, nta kintu gishobora guturuka hanze ngo gihite kigera ku rurimi. Hahita haza umunwa, umunwa wananirwa hagakurikiraho amenyo mbere y'uko ugera ku rurimi. Urumva ubwo burinzi bwose. Bishatse kuvuga rero, kugira ngo tumenye ururimi nyarwo rwo mu ijuru, bizadufasha kumenya icyo urwo rurimi ruri gushushanya kirinzwe gite. Urasanga nacyo kirinzwe nk'uko ubonye ururimi rurinzwe. Kugira ngo ugere ku rurimi ubanza hehe? Umunwa. Ubanza umunwa, ugakurikizaho amenyo, ukabona kugera kandi rukaba mu ngoro yarwo. Ururimi rutuye mu ngoro. Nitugaruka kwa kundi twize umuntu, urasanga dufite umuntu w'inyuma tukagira n'uw'iki n'uw'imbere. Uyu muntu w'inyuma hitumugereranya na ya ngoro ururimi rurimo.
hanyuma ururimi rurahita ruba wa muntu w'imbere. Ise mwumva ururimi kwabo mu buryo bwo mu mwuka, ururimi rurahita rwitwa wa muntu wacu w'imbere, wa muntu wacu wo mu buryo bwo mu mwuka. Yego, aleluya. Umuntu w'imbere kandi twabonye ko yitwa ubugingo cyangwa se ubwenge. Yego. Hanyuma ubwo ngubwo amenyo arabiki, ubwo duhereye imbere noneho dusobanura, tubonye yuko ururimi ya ngoro rutuyemo ari uyu muntu wacu w'inyuma. Siho mu kanwa, tugahita tubona yuko ururimi ubwarwo ari wa muntu wacu w'imbere. Hanyuma tukabona ko amenyo none harahita biki, amenyo ubundi ni igufwa. Amenyo ni iki? Ni igufwa. Kandi igufwa mu buryo bwo mu mwuka bisobanuye ijambo ryo mu mwuka. Rizaba ijambo ryo mu mwuka gute? Umubiri waryo uraba inyandiko, hanyuma icya gisobanuro cy'inyandiko niryo jambo ryo mu mwuka. Ntubona ko ijambo naryo rihishe. Ijambo rivuga ibi by'inyuma, hanyuma ijambo ryo mu mwuka rikavuga iby'imbere, bivuga kuri wa muntu w'imbere. Yego. Nukuvuga ngo rero amenyo ni igufwa, kandi igufwa ni ijambo ry'Imana ryo mu mwuka. Hanyuma nituza ku munwa, umunwa hari uwo hasi n'uwo hejuru. Bivuze ko iminwa ibaye ibiri. Nubwo mwe bwano tutariga imibare y'Imana, ariko mu mibare y'Imana muzasanga ko kabiri isobanuye ubwenge n'ibitekerezo. Yego, ubwenge n'ibitekerezo. Nitubihuza rero, uraza gusanga umuntu wacu w'imbere agomba kurindwa n'ijambo ryo mu mwuka, hanyuma kanarindwa iri jambo ryo mu mwuka rigatura mu bitekerezo, mu bwenge no mu bitekerezo byawe. Nguko uko umuntu w'imbere wacu agomba kubaho. Ngubwo uburinzi afite. Nguko kugira ngo abeho neza ugomba kugira ubwenge n'ibitekerezo birimo ijambo ry'Imana ryo mu buryo bwo mu mwuka, wa muntu wacu w'imbere akabona kubaho neza. Ari byo biri gukorwa na cya gishushanyo kiri kutwereka. Nukuvuga ngo niba tubonye ururimi, tukabona amenyo, tukabona n'umunwa nk'uko tubibona mu isi, mu ijuru ubone tuvuga ururimi bari kubona wo wa muntu w'imbere. Yego. Nituvuga amenyo bari kuvuga ijambo ryo mu buryo bwo mu mwuka, aribwo bya bisobanuro bya Bibiliya mu buryo bwo mu mwuka. Nituvuga umunwa bari kuvuga ubwenge n'ibitekerezo. Nguko uko umuntu wacu w'imbere agomba kubaho, agomba no kurindwa, ari byo bishushanya n'iki, n'ururimi n'amenyo n'umunwa. Impamvu yacu yo kwiga ururimi rero ni ukugira ngo tuve mu mitekerereze y'abantu twinjire mu mitekerereze y'umwuka, kubera yuko ikintu cyose turi kubona mu buryo bwo mu mubiri kigomba kutwigisha ibyo mu mwuka. Yego, ntekereza ko aho ngaho buri muntu wese atangiye kumva impamvu yacu yo kwiga n'icyo tugamije. Mu buryo bwo mu mwuka rero, ururimi yego rukoreshwa havuga ibintu bitandukanye nk'uko twabibonye no mu mubiri cyangwa mu mvugo y'abantu. Yego, ijambo ururimi rikoreshwa hari kuvuga ibintu bitandukanye nk'uko twabonye ko no mu mubiri gutya duvuga ibintu bitandukanye. Yego, reka duhere ku Itangiriro igice cya 11. Itangiriro igice cya 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Aleluya. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Niba twabonye, reka mbivuge nkaho ndi kubabaza, twabonye ko ururimi mu buryo bwo mu mwuka ari iki? Umuntu w'imbere. None niba tuvuze ngo isi
yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bishatse kuvuga iki? Isi wibuke ko ari uyu muntu wacu w'inyuma ifite ururimi rumwe. Nukuvuga ngo hariho umuntu umwe wa wundi wacu w'imbere agomba kugira n'amagambo amwe. Iyo tuvuze amagambo tuba turi kuvuga ibikorwa. Haleluya. Niba rero turi gukurikira ijambo ry'Imana, niba dukurikira Imana, tugomba kugira ururimi rumwe n'amagambo amwe. Yego, tugomba kuba duhuriye kuki? Uyu muntu wacu w'imbere, yego, ibyo dukoresha n'imibereho ye n'imiterere ye, twese tugomba kuba ari imwe. Yego, niyo mpamvu uzasanga niba mama hariya yitwa mushiki wanjye, jewe ndi musaza we mu Mana, bishatse kuvuga yuko dusa, dufite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bishatse kuvuga ko niba Olivier yabuze tike yo kuza, we wakabaye biguha. Bishatse kuvuga ngo niba wowe washonje ugiye kuburara, hamagara mugenzi wawe ibyo yari afite mugabane mu munsi w'Imana. Biradusaba guhindura ubwenge. Impamvu abantu ubona batabana neza batumvikana ni ukubera ko umuntu ari gushaka kuzana ubwenge burenze ubwundi. Kandi ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu bigomba kuba bisa. Icyo gihe isi yose ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Biratangaje kuba ngiye mfite miliyoni mu rugo, wowe ukaburara. Undi akaba afite imodoka ayigendamo wenyine mu muhanda, ari guca ku bantu bahagaze ku muhanda. Ni ukubera ko isi itagifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Icyo rero tugamije twebwe turi kwigisha ijambo ry'Imana ni ukugira ngo isi yose igire ururimi rumwe n'amagambo amwe. Haleluya. Ngira ngo cyangwa se ntekereza yuko ibyo byumvikanye. Nguko uko abantu b'Imana tugomba kubaho, ko tugomba kubana twumvikana, twuzuzanya muri byose, ariko kandi twirinda icyaha n'igisa nacyo. Ejo ntuzaze niba uri umugabo ngo wegere umudamu hano, tugomba kubana neza se, tukumvikana. Turyamane, si tubyumvikanyeho se, dusambane, ntitubyumvikanyeho. Apana, ibyo byose tugomba kubikora twirinda icyaha n'igisa nacyo. Nuko ngo mu bwenge no mu bitekerezo byacu, si wo wa munwa, ntihagire ikintu twinjizamo, ntihagire ikintu cyinjira ku munwa wawe kibi. Amenyo ntabwo twabonye ko ari ijambo ryo mu mwuka, ntizigiremo imvango. Mu bwenge no mu bitekerezo byawe rikaba ari ijambo ritavangiye, hanyuma ururimi rwacu rukaba rumwe. Haleluya. Birimo kumvikana. Dukomeze dusoma mu Kuva igice cya 4 umurongo wa 10. Kuva igice cya 4 ku murongo wa 10. Baravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, mwami, na mbere sindi ntyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba, kandi ururimi rwanjye rugatinda. Ni muri cya gihe Imana yari igiye gutuma Mose muri Egiputa. Yari yavuye amaze kwica umuntu, atumvikana na bene wabo, ariko ageze i Midiyani, Imana irongera amubonekera amuga ati, subirayo, giye kugutuma gukurayo ubwoko bwanjye. Mose kubera kugira ubwoba bw'ahavuye kuko yarahazi, yari yarahakuriye, ashaka kubeshya Imana, ariko anga gusubirayo. Atangira kubwira Imana ati, nubwo tuvuganye Imana rwose, ururimi rwanjye ntabwo rwihuta, ngo ntabwo nzi kuvuga neza, nimbabwira ntabwo bazanyumva. Yego, Imana rero nayo ntabwo ibeshywa. Yahise imubwira ati, nzagohereza umuvandimwe wawe Aroni, wowe uzajya umubwira buhoro, we avuge mu ijwi riranguruye. Ibyo byose ni inyigisho tuzagenda twiga, bifite icyo bitwigisha.
nuko ngo umuntu ubegeya sibo byita kubegeya n'uyu muntu cyangwa kudidimanga yego n'uyu muntu wigisha iby'Imana mu mubiri cyangwa n'uyu muntu utinya kuvuga ukuri kw'Imana imbere y'abantu niko kuvuga ururimi rutihuta. Haleluya. Muzumva hari abantu bavuga niba hano hari n'uhare ntagire ngo niwe ndi kwigana yihangane ni inyigisho ugasanga umuntu ari kuba urumva gende ijambo rigatinda ugasanga hari n'umuntu utangira kujya amufasha kuko amaze kumumenyera. Yego ntabwo ari byo turi kuvuga hano mu buryo bwo mu mwuka. Kubegeya cyangwa kuvuga ururimi rutinda nuko uri kwigisha ibintu mu mubiri. Ugasanga umuntu araza kuvuga ngo amaturo ni amafaranga. Mbariza uwo muntu muri Bibiliya wanyereka ahantu handitse ko amaturo ari amafaranga. Twubakira Imana inzu bagashaka amatafari n'amabuye n'iki kuko bigurwa amafaranga kugira ngo azabone ayo yisagurira akakugura ko ariyo nzu y'Imana. Mwigeze mubona umunsi batumira abantu Imana ikaza gutaha inzu yayo bakayihereza imfunguzo? Haleluya. Ntabwo ubona ko avuga didimanga araza akakubeshya akantu gato wowe ugakora ibyagutse. Haleluya. Biri kumvikana. Abo nibo bantu badidimanga ntumuzongere gufata umuntu uri wifitiye ikibazo ni imitsi. Ni ikibazo cy'imitsi ntabwo ari n'uburwayi. Yego. Abadidimanga ni bariya. Birumvikanye. Mwumvikanye yuko uyu nguyu none Imana yashyizeho uvuga gutyo ni igicucu cy'ibyo mu ijuru. Mu ijuru kudidimanga no kugira gute? Kuvuga ibyo kwigisha ibyo mu mubiri. Kwigisha ijambo ry'Imana mu mubiri. Ntuzongere kubona umuntu uri kudidimanga gutya ngo uvuge ngo aradidimanga. Pana abadidimanga ni bariya wowe ujyayo ku cyumweru no mu yindi minsi. Uyu nguyu ni uw'Imana yagushyiriyeho kugira ngo uzamenye icyo bisobanuye cyo mu ijuru. Uyu nguyu ni igicucu, original ni bariya. Birumvikanye. Sinzongere kuva ko ari umuntu wise kadidimanga ngo nukubera ko wumvise ijambo ritinda. Hapana, uwo riri gutinda ni wabona ko ugenda agafata igitabo akagusomera ibyanditswe nk'uko nawe usa nkaho utazi gusoma, yaraza kuvuga ngo nimwakire ijambo ry'Imana, nawe ukavuga ngo dushimiye Imana. Uyishimiye wumvise iki? Ko ibyo asomye nawe niba uzi gusoma wari kubyisomera. Murumvise kudidimanga. Nukuvuga ngo rero dukomeze dusome Abacamanza. Turi kureba uburyo ururimi rugenda rukoreshwa mu bisobanuro bitandukanye nkuko twabonye ko no mu mubiri rufite ibisobanuro bitandukanye. Abacamanza igice cya 7 umurongo wa 4 n'uwa 5. Abacamanza igice cya 7 umurongo wa 4 n'uwa 5 haragira hati: Uwiteka ahera ko aribwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire ntimujyane ntagende. Yego. Umurongo wa 5: Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati, umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bumwe apfukamye umushyire ukwe. Haleluya. Urumva ikizamini Imana yahaye Gideyoni ngo ajye guhereza abantu. Yarabafasha bajyana ku mazi. Twabonye ko amazi ari iki? Inyigisho. Twabonye ko amazi ari inyigisho. Yego.
twabonye ko amazi ari iki inyigisho. Nuko ngo Imana ifasha abantu bajyanye ku mazi bayobowe na Gideyoni. Amubwira ati ikizamini tubahaye babwire banywa amazi. Haleluya. Umuntu uri bunywe amazi ayajabagira nk'imbwa. Yego si ukugenda agakozamo ururimi akajya umushyire ku ruhande. Uri bupfukame akayayoza amashyi yombi akanywa nawe umushyire ku rundi ruhande. Nguko ikizamini Imana yatanze cyo kugabanya abantu. Haleluya. Niba amazi ari inyigisho nk'uko twabibonye, ubu muntu urimo kujabagira amazi nk'imbwa n'uri gukora ate? N'uyu muntu uri kuza hano mu nyigisho uyu munsi ejo ntazagaruka. N'uyu muntu uri kuza hano mu nyigisho kumva ariko ntajye gushyira mu bikorwa bya bindi yumvise. Uwo muntu ari kujabagira amazi nk'imbwa. Uwo agomba kujya ku ruhande. Uwo ntabwo azigera ajya mu bantu b'Imana. Noneho uzanywa amazi neza ni ikintu cyo kwitondera. Agomba gupfukama agapfukamisha ivi. Murebe neza ivi nkoresheje ntabwo ndi bisobanure. Hanyuma iyo upfukamishije ivi iri riguma rimeze gutya, ukayora amazi n'amaboko yombi n'ibiganza byombi ukanywa. Uwo niwe muntu w'Imana. Uwo niwe muntu twifuza. Uwo niwe muntu Imana izakira mu bwami bwayo. Ubwo ni umuntu ukora gute? Ivi upfukamishije n'iki? Ni iburyo. N'uyu muntu urimo gukora ibyiza, uri guca bugufi mu bintu byose byiza akabikora neza. Ukuguru kw'ibumoso ni ibibi, ukw'iburyo ni ibyiza. Amaguru twabonye ko asobanura iki? Imyitwarire. Zumva ko mu myitwarire ye aca bugufi kandi agakora ibyiza. Ibibi yabishyize ku ruhande. Yego. Niba rero uca bugufi ukanitwara neza ariko ibibi bikaguhagurukira, yego haba hasigaye gukoresha iki? Amaboko kugira ngo byirukane. Twabonye ko amaboko ari iki? Amasengesho. Haleluya. Nukuvuga ngo ikintu cyose upfukamye gutya ukagitunga urutoki ukatura ibyo uvuze byose bicyongera. Haleluya. Simbahaye formule y'amasengesho utayumvise biramureba. Niba uri kunywa amazi neza uyanywesha amaboko yombi upfukamye ku ivi, ego ikibi cyose kiguhagurukiye ugitunga ukuboko ukatura n'ikigaruka. Nuko kuba umuntu w'Imana niyo mpamvu ari cyo kizamini Imana yagize gute? Yahaye Gideyoni kugira ngo asuzumishe abantu b'Imana. Sinzongere kumva umuntu hano utwazwa igitugu n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Nkwaye formule. Haleluya. Kuko umuntu yirukana ikibi. Niba ari kunywa amazi ne? Niba tuvuga ngo turatangira kwiga saa 5 ukaza saa 6, aryo ubwo uri kunywa amazi neza? Ntabwo ubona ko nawe ikibi nikiguhagurukira utazabasha kukirwanya ngo gikunde. Kubera ko amavi yawe ntabwo ari hasi, amaboko yawe ntabwo umenya kuyatunga hejuru. Siko twabibonye Mose atunga amaboko hejuru aravuga ngo imvura ntiyongere kugwa igitireke kugwa. Nubona ko amaboko afite agaciro. Ariko ku muntu wiza amaboko icyo ari cyo, uza amaguru icyo ari cyo, undi urimo kubyumva ari kugira ngo ntaya turi kuvuga cyangwa aya maboko n'amaguru bisanzwe. Niyo mpamvu yo kwigishwa ibintu byose biri mu mwuka naho ibi ngibi tureba mu isi n'igicucu. Haleluya. Amazi ni inyigisho. Kunywa amazi ni ukuza kwiga. Umwigishwa agomba guca bugufi akamenya gusenga kandi akubahiriza amategeko yose ashyiriweho. Biri kumvikana? Mu gihe wigishwa ntabwo wifuza gushaka kumenya ibintu byose umunsi umwe.
urumva guca bugufi. Icyo gihe ububaye imbwa, igihe wigishwa bagenda baguha akantu gato gato, ni nk'uko umwana yavuka warangiza ukamuha ikijumba, agahinja ukagaha ikijumba. Yego, ariko niba gatangiye kurya uzagatangira ukanombera. Yego, igihe rero umwana ubonye ari gushaka ikijumba kandi bakimunombera, ujye umenya ko uwo ari imbwa. Abenshi no muri izi nyigisho ntibakunze gukomeza, usanga ari wa muntu uri kuza kugira ngo yumve ibintu ajye kubikoresha ahandi. Iyo ni imbwa. Niyo mpamvu uzasanga ari kunywa amazi ayejabagira, uri kumwigisha ariko ari gushakamo icyo ari bujye nawe kwigisha abandi. Iyo ni imbwa. Izo mbwa ntizishobora kujyanwa mu bantu b'Imana. Haleluya. Utegereze ngo imbwa turi kuvuga ngo ni ngiyi yiruka hano ya indirinda urugo rwe banywa, mujye muyihorera ibikore, iri kukwereka ko hari indi mbwa yo mu ijuru kandi mu bana nazo nyinshi hano. Ugasanga umuntu ubuzima bwaramunaniye ariko ngo ni umuhanuzi, ari kuza kubwira abantu iby'Imana yavuze, wowe ko itarakubwira ibyo byakunaniye. Haleluya. Izo ni imbwa. Hari umuntu uvuga navuga ngo mwarimu yatukanaga, ndi kuvuga ibyo mu ijuru, iyi ngiyi igaragara ntacyo mpfa nayo, kuko ibyo mu isi ni igicucu cy'ibyo mu ijuru. Muve inyuma y'imbwa. Imbwa muzayimenyera ku kuntu inywa amazi. Nimusanga kabisa ifashe ikibakure gutya iri kugotomera neza, ujye uyijya inyuma. Haleluya. Dukomeze dusome muri Esiteri igice cya mbere murongo 21 no 22. Igitabo cya Esiteri ni igitabo abantu benshi badakunze gusoma. Yego, murongo 21 no 22 haravuga ngo iyo nama ishimwa n'umwami n'abatware. Umwami ahera ko abigenza uko Memukani yamugiriye inama, yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwayo ruri. Haleluya. Nukubana rero hano ururimi, iyo tuvuze ngo ururimi rwose rugira uko ruvugwa nuko rwandikwa, bitandukanye n'urundi. Sinakosa tubizi no mu mubiri, uko bandika igifaransa siko bandika icyongereza, uko bandika ikinyarwanda siko bandika igiswahili cyangwa ikirundi cyangwa ikigande. Ururimi rwose rufite uko rwandikwa rutandukanye n'urundi. Bivuze ko iyo uzi kuvuga ururimi ugomba no kumenya kurwandika. Haleluya. Nukuvuga ngo ikintu cyose umaze kumenya ugomba kuba wakigisha n'undi muntu nawe akakimenya. Urumva kumenya ururimi no kurwandika. Ikintu cyose nawe umaze kumenya ukimenye, ukigire icyawe, ariko witegure ko ejo nawe niba urangije kunywa amazi nawe uzajya guha abandi ikizamini cyo kunywa amazi. Bishatse kuvuga ko Gidiyoni hariya ni mwarimu, abari kunywa amazi n'abigishwa. Yego, niba turi kwiga kurikirana inyigisho neza, ku buryo ejo mwarimu narangiza umurimo we nawe uzajya kwigisha. Yego, kandi uwigishwa ni uwamaze kwizera. Ntuzafata umuntu ngo uhite utangira kumwigisha. Ugomba gutangira ugenda umucangacanga, umwereka. Wowe ukaba uri kuvuga ibintu mu mwuka ukabyumva mu mubiri, ariko ugatangira kumwereka ko mu byo uri kumubwira nawe akitoramo ko hari ibyo atazi. Uwo muntu utangiye guca bugufi, wamubwira ngo duhure saa 5 akahagera, wamubwira ngo uzaze Kigali akaza, yego, nta mananiza ashyizeho, uwo muntu aba yatangiye kwizera. Ngo none utangira kumuha amabanga yose yo mu ijuru udaca ku ruhande. Yego, ariko kwandika. Yego, niyo mpamvu muzasoma n'abantu bazasoma nko mu Baheburayo, ntimuhandike mu gice cya 8 here ku murongo wa 10 kugera ku 12, barakubwira ngo iri ni ryo sezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli inyuma y'iyo minsi, nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo.
nuko ngo Imana itangira kwandika amategeko yayo mu mutima wawe. Uzagera ku rugero utazajya ucitwaza iyi Bibiliya igaragara, ahubwo Bibiliya yose iri muri wowe. Ibyo Imana ishaka byose ubifite muri wowe, ahubwo ugenda ukora ibyo ishaka. Imana yaranditse ibyayo mu mutima wawe, yego, no mu bwenge bwawe. Uwo muntu rero dutangira kwandikamo iby'Imana ni wa muntu uba waramaze kwizera, wa wundi uha gahunda akayubahiriza, wa wundi mujya inama ntagutererane. Uwo niwe dutangira guhereza amabanga yose. Simba haye kamwe hano, uwakumvise yakumvise, ejo nugakoresha. Mu gitondo hari umuntu wanshimishije yamamagaye ambwira hari ahantu yaragiye ejo ndi bari bamwirukanye mu kazi, ariko umunsi yasubiyeyo yakoze. Niba wanyumvise ejo uzanshimira. Ariko akangaka ndashaka ko wizera. Butarijya mbona hari umuntu wikurura wagira gute, muzashiduka nafasha abantu bamaze kwizera mbashyira ahantu ntagire kujya mbaha amabanga, wowe ntuzanahamenye. Dushobora no kwimuka jewe nkajya mbategera imodoka twigira hehe niya ku mupaka w'u Burundi bahita rute. Kuko yamaze kugaragara kuri imbwa inywa amazi yajabagira. Haleluya. Ikintu cyose umaze kumenya ugomba kuba wakigisha n'undi muntu, kandi uwigishwa n'umuntu wamaze kwizera, bivuze ko yamaze kumva aho umuvana n'aho umuganisha. Ngo ni umuntu wayizeye. Yego, niyo mpamvu rero mutangire mushyire hamwe mu bumwe, ariko mugamije kunywa amazi mupfukamye n'amaboko yombi, pana kujabagira amazi. Haleluya. Naho ngo tuzajya tubarebera. Arya ni twize. Karibu. Uyu munsi uje tutangiye kunywa amazi. Goma na kujyamo neza ntuyanywe nk'imbwa. Okay, reka dusome Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku 21. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku 21. Haranditse ngo, nyama rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. 20. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. 21. Kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Haleluya. Uyu murongo urashaka kutwereka yuko ubuhanuzi ni iki? Ni ibyo umuntu ari kuvuga ayobowe n'umwuka wera. Apana ubuhanuzi ntago ari ibyanditswe. Niyo twabonye ko ubuhanuzi bwanditse ni igicucu cy'ibyo mu ijuru. Ibyo mu ijuru rero uzabihabwa n'umuntu uri kubihabwa mu mwuka avuga. Yego, ni nabyo bisobanuro bya cya gicucu cy'ibyo mu ijuru. Yego, ibyo ufite hano urimo gusoma, haleluya, ni igicucu. Ubuhanuzi rero bw'Imana ni ibiri kuza bivuye mu mwuka w'Imana. Nta hantu uzasanga byanditse, ahubwo bizajya biza bivuye mu mwuka w'Imana. Rero se umwuka w'Imana utuye mu kirere? Utuye mu muntu ufite. Uwo muntu niwe ugomba kwigisha abantu, niwe ugomba kuzanira abantu ubuhanuzi bw'Imana. Ntabwo ari wa muntu ujya hariya ngo paracetamol pansidari, ngo Imana ivuze ngo paracetamol pansidari, kubera ko zitagikoreshwa. Sanga umuntu abivugishwe ibintu bahimbahimbye bagapfundika ngo arimo kuguhanurira. Ngo mondo yasika ni igiswahili ari kuvanga n'iringara. We kubera ko utabizi ngo yahanuye ngo yavuze mu ndimi. Kuvuga mu rurimi
ni ugusobanura, ni ugutanga igisobanuro cy'umwuka wera ku byanditswe. Wanga ikintu cyose usoma muri Bibiliya gifite igisobanuro mu mwuka. Ntihazagire rero umuntu uza kugusobanurira uko yishakiye, yego, cyangwa yigirisha kuntu ngo ni Imana iri kumuvugiramo. Wapi? Icyo gisobanuro cyo mu mwuka kigomba kuba gifite icyo kivuga kuri wowe, kigomba kuba kiri kuzana imbaraga muri wowe, kuko Imana ikeneye kugira imbaraga zayo muri wowe. Icyo gihe nibwo ubaye umuntu w'Imana. Ninde wari uzi yuko ururimi n'amenyo n'umunwa bifite icyo bisobanuye mu Mana? Nta kintu na kimwe urebesha amaso kidafite icyo gisobanuye ku Mana, kandi uzasanga icyo gisobanuye kitagira ko gihuriye n'ibyo wari uzi mu bwenge bw'isi. Nk'umuvandimwe wanjye hariya yiga mu ishuri, sibyo? Muri biology bafite uko biga ururimi, bararwiga rwose. Hari n'abantu bajya kwiga bakisipesiyaliza mu rurimi, kurubaga. Dufate nk'urugero, kubera icyo umuntu ashyira gutya, reka ni teste ushatse wakoresha abantu. Ufashe ikintu kiryohera ukagishyira hano hagati ku rurimi, ntabwo ushobora kumva uburyohe bwacyo. Tabeshya? Kugira ngo wumve uburyohe bw'ikintu ukoresha iki? Isonga y'ururimi. Kubera iki? Mpamvu uzumva umwana isukari agakozaho ururimi. Niyo mpamvu amazi ntabwo ugomba kuyanywa nk'uri kumva uburyohe, ugomba kuyanywa yose, nta kintu ucishiye ku ruhande. Ariko fata inyandiko za Bibiliya uko byanditse ubishyire mu bikorwa, uzasanga bidashoboka. Mfite abantu nigisha ahantu hamwe iburasirazuba, bagiye bakurikiza ikintu cyanditswe muri Bibiliya uko cyanditse cyose, yego, bageze aho bagongwa n'ikintu cyitwa ukuntu intumwa zabanaga, yego, bose bashyize ibintu hamwe bakabana nk'abavandimwe, bakabaho nk'umuntu umwe. Olivier afite abana 5, harimo uwiga muri kaminuza, undi yiga muri segonderi, n'uri muri primaire, n'abandi bari aho ngaho bataratangira. Jewe nta numwe mfite. Wenda je nije ninjiza amafaranga menshi, nzarihira abana bawe kaminuza, kandi tugomba kuba nk'umuntu. Ubwo ngo ibintu byose ufite ugomba kubizana mukabishyira hano, buri muntu wese akajya afatamo ibyo akeneye, ngo nk'uko Bibiliya bivuga. Barabikoze birabananira, ariko nta bagabo ndanabemerana n'abakunda babikoze amezi 4. Haleluya. Shaje kuvuga ngo rero Bibiliya uko yanditse ntago ari bwo buhanuzi. Ubuhanuzi ni igisobanuro, ibyo uri gusoma ni igicucu. Nugendera mu gicucu nawe uzaba igicucu. Ntago mbatutse. Si nkuko umuntu yakubwira ngo genda umfatire uriya mujura, wowe ukajya ku gicucu cy'ukaba ari cyo wirukankaho, umujura mwazahurira he? Nguko uko abantu bakoresha Bibiliya bose babayeho. Bibi ari kwiruka inyuma y'igicucu aho kwiruka inyuma y'icyo cya gicucu kiri kugaragaza. Kubatiza umuntu baragufata akagushyiramo amazi, baragize bakagukuramo. Haleluya. Uretse kuba imyenda yawe yanduye, ikindi kintu ukuye mu mazi ni iki? Reka mbahe urugero, niba babatije abantu 50, n'amazi adatemba, nta nubwo barekuyemo ngo bamene bongere bashyiremo andi. Kandi umuntu wese ugiye mu mazi, umubiri ugakora mu mazi, hari ikintu ashaka. Umubiri we hari ikintu ushaka, rindi ukizi. Nko mu gitondo byutse ugafata amazi ukajya kwiborosa cyangwa muri dushe, wumva ushaka iki? Ugiye gushaka isuku. Oya, umubiri wawe hita ugutegeka gukora iki? Kumufubika, kunyara. Mujye kubitestinga wese uko buranga. Mu gitondo ufate nk'uburoso na korogate, hanyuma ugiye kujya muri dushe, nukora ku mazi uzumva ushaka kunyara. Kandi rukora muganga. Hari umuganga yize kubimubwira. Aramuga ati se ko hari igihe umuntu ajya kwa muganga bakamubaza ikizamini cy'inkari,
twe dufite banga dukoresha tukujyana tukakumenaho amazi ugahita kunyara uhita wongera ukanyara. None reba wowe bafashe bakagushyira muri aya mazi ugiye kubatizwa, pasiteri yagiyemo aranyara, wowe ugiyemo uranyara. Niba wabatijwe uri wa 50 harimo inkari z'abantu bangahe? 50, kuko na pasiteri nawe ni wa 50 nari byanze bikunze. Warangiza rero ngaho niho ugiye gusiga ibyaha byawe cyangwa ugiye gukuramo imyanda. So ibyo bari gukora ni igicucu. Bashake original y'umubatizo. Hari umubatizo wa original twebwe tuzawiga. Yego, aleluya. Niyo mpamvu ubuhanuzi nibi bari kukuzanira biri gutangwa n'umwuka wera cyangwa ni ibisobanuro by'umwuka wera. Ntago ari kujya hariya kwikoresha ibintu cyangwa kwivugisha ibintu cyangwa gusoma ibintu ngo nuko wabisomye cyane. Aleluya. Mu buryo bwo mu mwuka cyangwa mu mvugo y'umwuka, iyo uvuze ikintu ubu cyanditse. Kwandika ni ukuvuga. Yego. Niyo mpamvu uzumva rimwe baguhamagara ngo subiramo bya bindi wavuze. Ko wabivuze bikagenda bari kukubwira ngo bisubiremo bikuye. Ubona ko hari aho wabyanditse. Bikumvikana. Icyo gihe ururimi rwitwa ikaramu. Nshuti bavandimwe, twirinde kwandika aho turi hose. Vuga ikintu mu gihe cyacyo kandi uvuge neza icyo utazongera kubazwa. Icyo gihe uzaba uri kwandika byiza. Niba uri hamwe n'abantu muvugane neza, mutandukane neza. Niba uri mu rugo uri umugabo, vuga neza, ubane neza nabo muri hamwe. Apana kuba ruharwa mu rugo. Uziko umubyeyi yinjira mu rugo abana bakajya barungura papa yaje. Muturebe noneho aje ameze gute? Ku buryo ushobora no gukingura urugi bose bakajya munsi y'igitanda bagategereza icyo uri buvuga. Bumva ntacyo uvuze bose bakaba nani wiriwe. Kuko bumvise noneho uje uvuga neza. Wowe ntabwo ari umuntu w'Imana. Ikintu cyose uvuze uba uri kwandika. Ejo cyangwa ejo bundi wagisubiramo. Cyasomwa bakakikubaza washakaga kuvuga iki. Icyo gihe ururimi rwabaye iki? Ikaramu. Mudusomere Zaburi ya 45 umurongo wa 2. Zaburi ya 45 umurongo wa 2 handitse ngo umutima wanjye urabize usesekara ibyiza, ndavuga indirimbo ndahimbiye umwami, ururimi rwanjye ni ikaramu y'uwandika vuba. Ururimi rukoreshwa nk'iki? Igihe cyose uvuze ikintu ujye umenya ko wacyanditse. Hari abantu bari benshi bari mu manza bari kubazwa ibyo bavuzwe muri 90 na ibaze mu 2020 bari kukubaza ibyo wavuze muri 90 na bari kubisoma hehe? Aho wabyanditse. Yego. Dusome nanone Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 8. Yeremiya igice cya 8 ku murongo wa 8 handitse ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yarahinduye. Ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye. Yego, ngiye gusubiramo kugira ngo byumvikane. Mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye. Ubwo ikiri guhindura ni iki? Ni ya mategeko y'Imana. Ikaramu ibeshya y'abanditsi niba abantu bari kuza kuvuga, bari kuza kwigisha ibinyoma, bari kwandikisha ikaramu ibeshya y'abanditsi. Icyo gihe rero umuntu uzabikubwira ntago ari umunyabwenge, nta nubwo afite amategeko y'Imana, kuko ururimi rwe ruri kubeshya, ruri kwandika ibinyoma. Biri kumvikana? Dukomeze.
mu buryo bw'umwuka iyo uvuga nabi cyangwa ubwira umuntu umutonganya umugaya uba urimo umukubita. Ego icyo gihe rurimi rukoreshwa nk'inkoni. Bantu dukunda gutongana, bantu dukunda kuvuga nabi, bantu dukunda kubwira abantu nabi, tubagaya tugira gute, uburyo wa muntu we w'imbere uri kumukubita. Niyo mpamvu uzasanga ushaka kubwira umuntu ijambo runaka avuga nabi sinzongera kwicara ahantu ari, runaka avuga nabi sinzongera kugendana nawe. Ujye umenye yuko ururimi ari inkoni. Haleluya. Ururimi ni inkoni, turwitondere. Rwango wa muntu wacu mu buryo bwo mu mwuka, iyo uri kumugaya, iyo uri kumubwira nabi, wowe uzapfa ntacyo wigezeho, wowe uba uri kumukubita. Ngaho nawe cari utekereze inkoni wakubiswa. Inkoni zose bagukubise urazibuka. Niyo mpamvu udasanga umuntu ashobora gushyira n'imyaka 20, papa yigeze kumbwira ikintu kirambabaza, numva ko wamuvunnye urubavu, uramukubise kweli. Ni mu buryo bwo mu mwuka, mu mubiri nta kibazo nta n'igikomere afite, nta nkovu afite, ariko wamukubise wa muntu we. Ururimi mwabwumvise. Yego. Nukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka iyo uvuga nabi cyangwa ubwira umuntu umutonganya umugaya uba uri mu mukubita. Icyo gihe ururimi rukoreshwa nk'inkoni. Dusome Gutegeka rwa 2 igice cya 25 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Gutegeka kwa 2 igice cya 25 nidushaka duhere ku murongo wa 2 kugeza ku wa 5. Duhere ku murongo wa 2 kugeza ku wa 5. Haranditse ngo kandi niba uwo munyabyaha yakoze ibikwiriye kumukubitisha, umucamanza amurambike ategeke ko bamukubita imbere ye inkoni zihwanye n'icyaha cye. Haleluya. Nuko ngo buri cyaha gifite inkoni cyagenewe. Yego. 3 yemererwa kumukubita inkoni 40 ntazazirenze, kugira ngo mwene wanyu atakubera umunyagisuzuguriro. Nibarenza izo bamukubita inkoni nyinshi zirenze. 4 ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. Ahubwo turasoma umurongo wa 2 n'uwa 3. Yego. Umuntu nakora icyaha gikwiriye gukubitwa, yego, mumurambike hasi imbere y'umucamanza, mumukubita ariko ntimuzarenze inkoni 40. Nukuvuga ngo rero umuntu niba afite ikintu agukoshereje, kumurambika hasi uko mukubita ari iki, ni ukumubwira ya magambo, wowe wakoze iki, wabigenze gutya. Ntabwo ari uko wagomba kubigenza, ahubwo bigenda gutya. Yego, inkoni zizaba 40 ryari, ni cyagiye none utangiye kumukosoza ijambo ry'Imana. Yego, umuntu ni umunyabyaha, noneho utangiye kumwigisha, nibwo azikosora akagera ku rugero rwo kuba nawe yajya gukosora abandi. Ariko numukubita inkoni zirenze 40 azahinduka umunyagasuzuguriro. Yego, cya kintu nazakireka azacyongera gikomeze, ahubwo azanarenga hajya gikorera n'abandi, asuzugurike muri rubanda. Nukora gukubita umuntu neza nukumuzana hano akigishwa. Niho dukubita umuntu yabyaha inkoni 40. Nukuvuga ngo 4 raba ari ijambo ry'Imana, hanyuma 0 iba ari ikibi, umuntu atandukane n'ikibi. Ikibi kizi inyuma y'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu kuvuga ngo Yesu yafunze kurya no kunywa iminsi 40 n'amajoro 40. Niko kazi kare gukorwa hano. Ubu Yesu ari kumara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atamo. Kuvuga ngo turi kukwigisha kugeza igihe mu bwenge no mu bitekerezo byawe hatongera kugaragaramo ikibi.
iminsi 40 n'amajoro 40 bizaba birangiye. Ariko utabizi hariho abantu njya numva ngo bafashe amasengesho ngo y'iminsi 40. Kuki batongeraho kurya no kutanywa? Uzumva abayisilamu ngo bari mu mwezi Ramazani, ariko uzarebe ntacyo bahinduye. Bemerewe kurya izuba rirenze kugeza rirashe, ntirikurasireho. Ngo guhera saa 12 za nimugoroba wemerewe kurya kugeza saa 11 za mu gitondo. Harya ubwo wafunze. Twebwe turarya ku manywa, yego nijoro turyame kugeza mu gitondo. Twebwe igihe tugiye kuryama wowe ugiye kurya. None se dutandukaniye? Baba bicuritse ibyo dusanzwe baba bacuritse ibisanzwe. Niyo mpamvu rero nukutumva imvugo y'Imana, nukutumva imvugo y'Imana. Gufunga iminsi 40 n'amajoro 40 nukwigisha umuntu kugeza igihe ikibi kimuviriye. Inyigisho za Yesu Kristo nizo zitwa kane. Yego. Ubungubu mwese hano muri kane. Tuzagera muri 40 ryari rero? Ni wa munsi kibi kigiye inyuma y'ijambo. Ku buryo bazajya bigisha ijambo kumva atari wowe bari kuvuga. Ariko aho twicaye hano ibintu byose nakomeje mvuga, hari uri kwikanga ibyo bintu ariko nabigeza. Uziko nahoraga ntongana mu rugo. Uziko ntabwo ndi gukubita abantu. Guhera umunsi niba kubitaga abantu mu rugo ntiwongere. Ushobora gusanga umuntu nta nkona agira, nta nurushya kubita umuntu cyangwa umugere, ariko umuntu amagambo ururimi ujye umenya kuri gukubita wa muntu wehe w'imbere. Ntuzasanga umugore arifashe aragiye umugabo jewe oya hora mukira nabi ndagiye rura rugo shako muri rugo ni nko kuba muri gereza. Gute se wamugize ute? Uko hora ukubita wa muntu we w'imbere. Biri kumvikana? Zaburi dusomere ikangahe? Zaburi dusomere yari ya 45 ku murongo wa 2. Reka dusome muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 21 na 22. Matayo igice cya 5 umurongo wa 21 na 22 haranditse ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Yego. Uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. 22. Ariko jyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomo. Haleluya. Biri gushaka kutwereka yuko ururimi kwica no kubwira umuntu nabi. Ukaba ushobora kumubuza. Dufata urugero niba turi hano mu nyigisho ntazagaruka. Ntubona ko wamwishe. Ntituzongera kumubona. Muri twese ntiyapfuye. Nutuka umuntu, icyo gitutsi kikababaza wa muntu w'imbere, ubumwisha. Niyo mpamvu buri muntu wese yisuzume areba abantu yishe. Nta maraso ari ku biganza bye. Ubasaba imbabazi mwiyunga. Haleluya. Niyo mpamvu niba uri umugabo ufite umugore mu rugo, mukaba mutavugana neza, mutumvikana, wowe mugore udahereza umugabo wawe ibyo akwiye, nawe mugabo udahereza umugore wawe ibyo akwiye, mumenye ko mwese muri abicanyi imbere y'Imana. Guhera uyu munsi mubihindure, mukarabe amaraso. Haleluya. Niba umugabo wawe yaragushatse, icyambere yagushakiye mama ni kuburiri. Nabyo kuba ngo n'umugende umurokore, wowe ntabwo uri umurokore. Wese warokotse iki utampa ibyo nkwiri? Uwambwira ko warokotse iki? Mubanze mwakirane, mubwirane neza, amahoro azaza mu rugo. Guhera uyu munsi ndabasabye, ndifuza amahoro mu ngo zanyu. Ikintu kibuza amahoro mu rugo
niki ni ururimi. Buriya iyo ubwiye umuntu ikintu niyo kaba gato, umugabo aragushaka tugende mu cyumba, nushaka ugende waregeje imyenda yitukura mu manike hariya. Ntago nta muntu ukwiye ku Haleluya. Ya myenda yangiriye ariko we nta maso ugira. Ingeso y'ikibazo gusubirisha ikindi mu bicikeho. Umuntu niba gukubise inkoni nawe umusubize ebyiri. Sibona ko muhora mu Rwanda mu rugo. Rero ugasanga ari n'abantu bagendana mu rugo, uriya mugabo n'umugore we babanye neza. Icyakubwira amagambo babwirana. Nibwo wamenya ko ntabwo babanye neza. Ndabeshya kubwanye. Tagira ubwira umugore wawe neza. Nawe nakubwira nabi wumve ko agukubise. Ugerageze wivuze izo nkoni. Tuzabigisha uko umuntu akire izo nkoni. Ikibazo kiri hagati y'abantu babiri kirangirira hagati y'abantu babiri. Yakubwiye nabi nawe uzo ngo uti bya bintu wambwiye byambabasha. Babarira rwose bira bintu simbikunda. Ubona ko birangiye. Imbere y'Imana muzatangira gutera imbere. Reka dufate umwanzuro w'isomo ryacu rero. Mu gusoza turasoresha umurongo uboneka muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 11. Umuntu ambabarira wumve cyane, nta bintu ndi bugusobanureho cyane, urumvikana. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 11 haranditse ngo kandi ko kururimi n'umuriro, yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Ururimi nicyo kintu cyangiza ubugingo bwose bw'umuntu, ukabura aho ngaho igishushungwe kubera ururimi. Ibyo ni ibintu namwe muzi, hari abantu benshi bafungiwe ibyo bavuze. Ubwo se ugiye mu gihano ngwatira mubiri kubera ururimi. Ego kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje. Ego ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. N'ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. Ego urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. 11 naho dusoreza. Mbese amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Haleluya. Buri muntu wese yicare mbere y'uko uvuga ujye ubanza wibaza iki kibazo. Aya mazi ngiye gutanga arakereta cyangwa n'amazi meza? Muri uko gusubiza iki kibazo tubajijwe, Imana yashyizeho aka kantu niko nifuza buri muntu wese yumve. Imana yashyizeho ubutambyi butandukanye n'ubw'abasogokuru bacu. Binyuze kuri Yesu Kristo hatangijwe uburyo bwo kwemera no kubabarirwa ibyaha, kandi ibyaha bikarangira mu muntu. Haleluya. Binyuze kuri Yesu Kristo hashyizweho ubundi butambyi bushya mutari muzi. Haleluya. Ubutambyi bushya aribwo nifuza kubakangurira buri muntu wese yegera umutambyi mushya wo muri Kristo Yesu. Uwo mutambyi mushya ameze gute? Ugomba we kwisuzuma ukareba ibyo wakoze, ibyo wavuze, amasezerano utasohoje, hanyuma ukajya kumureba imbere ye ukabivuga. Haleluya. Ukagira gute? Ukabivuga. Ni umutambyi washyizweho Haleluya. Washyizweho na Yesu Kristo. We igihe wicaye imbere ye uri kuvuga bya bindi, uri kubyatura,
ibyo wabayemo, ibyo wakoze byose ukabyemera imbere ye, ni Yesu Kristo uri kubwira, kuko ni umutambyi washyizweho nande na Yesu Kristo. Iyo musoje Imana hari isengesho agomba gusenga, bya bintu bikaba biratwitswe ntibizagaruka iwawe. Ngiyo inzira n'uburyo Yesu Kristo yatuzaniye hano yo gukira ibyo twanyuzemo. Haleluya. Mwari muyizi? Niyo mpamvu twebwe itoro rya Yesu Kristo ari ryo rihamya yuko icyaha kirangira mu muntu, kuko dufite ubutambyi bushya. Buri muntu wese rero uyu munsi, niyo mpamvu nifuza ngo buri muntu wese anyumve. Mama igira hino, dushaka umuntu wese anyumva, muharanire kujya imbere y'umutambyi mushya wo muri Kristo Yesu. Buri muntu wese yature ibyo birangire, mwezwe n'ijambo. Ibibi byose wakoze birarangira. Ntabwo turi buhasome, ariko iyo dusomye muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 31 na 32, akubwira ngo umuntu wese uzatuka umwana azababarirwa, uzatuka Imana azababarirwa, umuntu utababarirwa ni ugutuka umwuka wera. Gutuka umwuka wera ni ugukora, ni ukudakora impano Imana yaguhaye mu mwuka. Icyo bikizakureba numara guhabwa umwuka wera. Ariko uyu munsi ikintu cyose wakoze hano kuri iyi si, ikibi cyose wakoze uzakibabarirwa. Mugende mu butambyi bushya ubabarirwa. Haleluya. Ngo ubutambyi bushya bwa Yesu Kristo ni ukwisuzuma ibyo wakoze, ibyo wavuze, ibyo utatunganyije, ikuva igihe wari ufitiye ubwenge, warangiza ukajya kubyatura imbere y'umutambyi mushya washyizweho na Yesu Kristo. Niyo mpamvu igihe cyose utarabyatura, uwo mutambyi aragutegereje. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo Yesu atubereye kuki? Ku ntebe y'imbabazi. Yego, nahaguruka bakakubwira ngo birarangiye, uwejejwe nakomeze yere, utejwe nawe akomeze yandure, imbabazi zizaba zirangiye muri iki gisekuruza cyacu, muri mwebwe ndi kwigisha. Niteguye rero kubagezayo. Mwebwe turava hano mu mpaye umunsi muzaza. Haleluya. Ingendo ziratangiye. Dukomeze tunasoza, tusome muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Niyo mpamvu hari ubutambyi bushya abantu batazi. Ari nayo mpamvu abantu bavuga ngo ibyaha ntibishobora kurangira, ni ukutamenya ubwo butambyi bushya. Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 9 turasoma. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ubwa mbere wari warabyawe mu mubiri cyangwa se mu byaha, wigishwa mu mubiri. Uyu munsi urimo kwigishwa mu mwuka, ugomba no kuvuka mu mwuka. Uzaba uvutse ryari rero? Ni cyagiye ugiye kwiyambura bya bintu byose uzi mu bwenge bwawe n'ibitekerezo byawe bibi bitakabaye birimo, ukabyatura imbere y'umutambyi mushya wo mu buryo bwa Melikisedeki washyizweho na Kristo Yesu. Ari nawe uri gukora umurimo wa Yesu muri iki gihe cyacu. Yesu niyo yakizaga abantu ibyaha, nuko uwo murimo yarawusize. Mwebwe rero mugize amahirwe turawubamenyesheje. Umurongo wa 4, Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Urumva abantu bazi ko kubyara bo bari kuvuga byari byo kujya mu nda ugaca muri maternity. Kumbe hari ukuvuka noneho mu buryo bw'umwuka. Twabonye ko ibi byise ari mu gicucu, hari igicucu cy'ibyo hari ukuvuka gushya rero, ariyo nzira ndi kubereka. Kowe kujya kwaturuka vuga bya bindi byawe ntacyo uciye ku ruhande bikarangira. Hari uwo bizananira hano? Ugirirwa ubuntu no kubimenye ko bihari. 5, Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kubyarwa n'amazi n'umwuka.
amazi ni iki? inyigisho. Umwuka ni iki? Ni imbaraga y'Imana iri mu muntu. Yego. Kwanga ikiri kukubyara ni iki? Ni inyigisho urimo kwigishwa. Niyo mbaraga y'Imana iri muri uwo muntu uzajya kwaturira ibyo uvuze byose ntibikugarukeho. Kwanga ikintu cyose wakoze kuri iyi si wagikoreshwe n'umwuka mubi. Yego. Akenshi imyuka mibi tubiterwa n'amagambo twabwiwe. Yego. Umuntu aza akakubwira ngo ugiye gushaka. Uzarinda usazira yo ntacyo ugezeho. Uransuzuguye shaka uzongera kugira amahoro ntakiriho. Sizo za nkoni nababwiraga. Ukazarinda saza koko ntacyo. Nawe rero genda wicara ayo magambo babaturiyeho, ibyo bintu bakubwiye, ibyo bintu nawe wavuze, ibyo wijyanyemo, ibyo wagambiriye bijyane ku mutambyi. Ubyature nawe. Umuntu yangijwe n'ururimi akizwa n'urundi. Alleluia. Amen. Ngiyo nzira yo gukira. Gatandatu. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Kubyarwa n'umubiri ni bya bindi wigishwaga mu mubiri warabyawe n'ababyeyi bawe. Kubyarwa mu mwuka ni ukuri kwigishwa mu mwuka unatanga ituro ryo mu mwuka kujya kubivuga nicyo bita gutanga kimwe mu 10 n'amaturo. Icyo sinzakigarukaho. 7. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. 8. Umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Urumva umuyaga wumva uhuha ukabona uragera hinduye ukajya ubona ibyo uri guhuha ariko wowe ntuwubone. N'umuntu wabyawe n'umwuka nukamera uzasanga uri mu masaveri nukomeze gutyo ariko muri wowe nta mwuka mu ukibamo nta n'icyaha gishobora gukora ariko ukureba ashobora kuzajya gufata muri bya bya kera cyacu yagira kumujinyasha yagiraga ariko uyu munsi yarahindutse. Nicyo gusa abantu bazabona ngiyi nzira yacu yo gukira. Alleluia. Gusanga umutambyi mushya wo mu buryo bwa Kristo Yesu. Nikodemo aramusubiza ati ibyo byashoboka bite? Ibyo byashoboka bite? Icyo kibazo ntagire ukimbaza birashoboka. Jewe ubikubwira byankoreweho kandi ndanyuzwe. Naho niba ushaka kunyurwa nkurikira inzira nanyuzemo nawe unyuremo. Niyo mpamvu ndi kubikubwira. Kandi mwacagira amahirwe. Iyo utazi uyu munsi wari uhombye. Umunsi bazaza kwa Melikisedeki cyangwa ku mutambyi wa Kristo Yesu ntibazagusige. Alleluia. Turava hano mu mpaye umunsi. Dusoreze ku murongo wa nyuma uboneka muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku 20. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza kuri 20. Aya magambo abantu benshi bakunze kuyakoresha no mu nsengero nyinshi barayakoresha. Baravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane. Alleluia. Ngo kugira ngo mukizwe. Bashyizeho akabago ibikurikiyeho abantu bibaye agaciro. Umurozi akajya kwaturira umusambanyi cyangwa abasambanyi babiri bakajya kwaturirana. Urumva ikiri bukurikiyeho nuko bari buhite bakora. Ntabwo narizi ko uyu mama ari umusambanyi none aje kunyaturira. Nanjye ndabimenye kumbe nawe ujye bikora. Urumva igikurikiraho rero simbonye mugenzi wanjye se tugiye gufatanya feri. Ugasanga abarozi baraturirana, abasambanyi baraturirana, abajura baraturirana ngo basengerane. Umujura yasengera undi. Uzareba umuntu aje hano mu nzu yego udahari akinjira atari kukubona agasanga umwana w'uruhinja ku buriri akana kakinyega gutya kakamufata nko kwishati yego nagahinja ariko ntiyava muri iyo nzu yabazi ko yafashwe. Urumva kuntu icyaha gituma ducika intege. Ugomba gusanga rero nibyo y'icyo bigikurikireho gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete.
gusenga kw'iki k'umukiranutsi. Umuntu ugomba kugusengera agomba kuba ari umukiranutsi, ugomba kwaturira agomba kuba ari umukiranutsi, nta kibi kikimurangwaho. Yesu Kristo yamaze guhamya ko ari umukiranutsi, bamuha impano yo kuza kuba ashobora kwakira iyo myuka yose mibi, akamenya uko itwikwa. Uwo niwe ugomba kujya kwaturira, apana kujya kwaturira abarozi n'abajura bagenzi bawe. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Eliya yari umuntu nkatwe, ariko arasaba ngo imvura ni higwe. Yari umuntu wowe uzamureba ubona ari nk'umuntu nkawe, ariko imbaraga zimurimo zifite ubushobozi bwo gukora icyo utashobora. Nguwo umutambyi tugomba gushira ibyacu. Ngiyi nzira igezweho yo gukira abantu b'iyisi bose batazi, mwebwe uyu munsi murayimenya. Haleluya. 18 arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. 19 bene data, nimuhagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri, undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. Haleluya. Umuntu uyobora umunyabyaha akamuyobora inzira yo kuva muri ibyo byaha, yego aho niho ibyaha bitwikirirwa. Nguko uko umuntu ababarirwa ibyaha. Ugomba kubona umuntu ukuyobora mu nzira yo kuva mu byaha. None uyu munsi inshuti babarimwe, mberetse inzira ituma umuntu ava hehe? Mu byaha. Hari abantu bajya bavuga ngo ngiye mfite inyatsi, nta kintu mbika. Nuko wakibikana ibyo bintu ufite muri wowe. None uyu munsi nkweretse ikimoteri cyo kujya kubitamo. Nutabitamo ntuzongere kundirihira inyatsi, ntuzongere kundirira ibibazo bigutwaza igitugu. Banza ujye kwiyambura ibyo bintu, urebe ko ubuzima budafunguka. Nuko utaruzi umutambyi wo muri Kristo Yesu, umutambyi wa Melikisedeki, ari uri gukora umurimo wa Yesu muri iki gihe cyacu. Murumva ko ibyaha bitwikirwa binyuze mu kubyemera. Cyambere ni ukubyemera, kubyatura imbere y'umukiranutsi, ibyaha kikarangira mu muntu, ukaba uwera n'umukiranutsi n'umuziranenge.